noneho nacyo cy'ingenzi kijyanye n'ubuhamya ku muvandimwe wacu, kijyanye n'amateka ye, kugira ngo turusheho koko kuba turahangaha twumva icyo twigishijwe, ariko kandi tuzi n'impamvu turi hano. Rero nigeze kubabwira ko Mama Shushu Afisa yari umuturage w'akarere ka Ruhango, niho tuvuka twese. Iyo mvuze twese nimugire ngo mwese mbashizemo, ahubwo ngo ndavuga umuryango, ariko hari n'abenshi baho bahavuka. Rero ari umuvandimwe wanyongoreye ati gewe ndumwe mu bantu bakora mu Ruhango, bayobora mu Ruhango. Mama Shushu njya gutorwa mpaye ijwi rye, none umuturage umwe mu baturage 200 nayoboraga, ndagira ngo nze kugira icyo muvugaho. Ni perezida w'inama njyanama y'akarere ka Ruhango, Nyakubahwa Jerome, mwakugirana imbere. Turabizi ko ari byinshi mwavuga kuri Mama Shushu, ariko muraza kugerageza kumuvuga ko muzi ko mwabanye, kuko nzi ko ari byinshi mwahuriragaho. N'umuvandimwe Hajarufani nawe wamubanjirije, nawe hari byinshi wamugaragaje, wamuvuzeho nk'abantu mwakoranaga mu Ruhango. Murakoze. Murakoze Idrissa. Muryango mugari wa Muzehe Habibu, nagira ngo babane mukomere, ariko ngira ngo batubwiye kuva ejo n'uyu munsi ubanza atari ngombwa kubihanganisha cyane, kuko njya nibwira yuko hari abakristo iyo basengeye ahantu nk'aha bafashwa hari kubarusha. Jewe byaramfashije cyane. Hajati umuringa maze kumenya ibyago byabaye, namubwiye ko apfakaye kabiri, kuko kuvuga Mama Shushu utavuze Haji Harufani biragoye. Bari abavandimwe, ariko bari inshuti zikomeye, inshuti zumvikana, inshuti zijya inama. Usibye umugore wa Karufani, abantu abari bamwe bashyingiranywe, ariko nyuma ye hari uyu mubyeyi. Iby'umuryango byihariye niwe babiganiraga. Ntabwo yena nakora amakosa ngo njyana abantu ko bakurikiranaga, ariko yaba Nadia, yaba Manzi, abo ni abantu babaga mu bitekerezo bya Haji Harufani. Uyu mubyeyi rero twibuka, namumenye mukuri ngeze mu Ruhango, mubwiwe na Haji twabanaga mu nama njyanama. Birantangaza tugiye kumusura turangije inama, byanyeretse imyumvire itandukanye niyo nari nzi kuri benshi mu baturage bo mu Ruhango. Urebye imyaka ye, ariko ngira ngo ahari shobora kuba nari mfite n'ingenga bitekerezo y'idini, kuko ntabwo numvaga ko Hajati yajya mu bintu by'ubuhinzi, akajya mu bintu by'amashuri, akajya mu bintu y'iterambere,
byarantunguye cyane, kuko wasangaga afite imyumvire n'imitekerereze nk'iy'urubyiruko mu bijyanye no kwiteza imbere, mu bijyanye no kujya inama, mu bijyanye n'icyerekezo na politike y'igihugu. Abashehe bavuze hano ejo bagiye mu bintu bya politike twari twarigishijwe yuko ari ukubeshya, ari igipindi. Abisilamu Igiswahili ngira ngo mukizi kurusha benshi, ariko ubu twasobanukiwe yuko politike ari uburyo bwo kuyobora neza, kujya inama ifasha abaturage uyobora. Okay, reka ndaza kubigarukaho ibijyanye n'ibyo nize, kuko giyewe byarafashije n'ibyo twize uyu mwanya. Mamashusho rero twagiye tujyana ahantu hatandukanye turi kumwe na Karufani, ariko ibintu byose amuvugaho cyangwa ibyo baganira by'ubuzima busanzwe ugasanga birihariye. Ndibuka tujya i Rubavu baraganiraga bavuga yuko mu kugaruka hajya ati atazagarukana natwe, ko azahagarara i Musanze akajya gusura abantu baho, yavayo agasura abandi mu nzira ntibuka aho bavuze, ku buryo yagombaga kumara icyumweru. Yagomba kumara icyumweru mu nzira asura abantu. Mu kanya bavuze ibyo ntarinzi, by'uburyo yari yakiriye abantu umunsi ubanziriza gutahuka kwe. Bahise banyibutsa icyo nari natekereje kuri Haji Karufani. Shehe yabivuze nyine no kwitegura. Nibyo dutegure ubuzima bwacu, twiyeze, tumenye ibyo tuzajyana. Haji Karufani namusanze mu bitaro hari i Kanombe, atameze neza ariko utabimenye. Kubera iki? Kubera ko yari afite imyiteguro yuzuye, nta bwoba, nta gukekeranya, nta kubabayika. Ariko se Karufani bishoboka bite ko nanyuze iwawe gasanga hari amatente ateguye, hari imodoka? Sinibuka neza umunsi mukuru w'Abisilamu wari wabaye, sinzi niba yari Raidi. Ubuse abantu baragenda bajye mu rugo bicare barye banywe, uri hano mu bitaro. Ati rwose usibye yuko nshobora kuvamo kabasanga, ariko birakwiriye ko nakira abantu bari iwanjye. Ndavuga nti jewe rwose ntabwo abaje hano rwose muri abagabo. Icyo gihe umuntu ari mu bitaro
baguteguriye. Ubu none ikiwe n'ibyo ari byo, kuko yubakaga ubutunzi azajyana uzamuherekeza. Iyo irayide yabaga yenda kugera, mukuri ntabwo nari mbizi, ntabwo nazi icyo bivuze. Babwire hari itangazo ryihutirwa twashaka gutanga abantu bafite izi plaque ko yuko baza bagatanga inzira ko hari imodoka ishaka kugenda RAE 809F, RAE 643A, RAB 636W, RAB 739D. Murakoze. Iyo heruka niyanjye ubwo numvaga ntari buburemo, uwo nahagaze nyuma nari muzi. Iyo irayidi yabaga yenda kugera, yabaga aratangiye kare anereta rwose. Yanyitaga izina ntabwo nkunda umuntu nyita president rwose, si ukubabeshya. Marerezima niko banyitaga, ariko agatangira kare nkamubwira nti rwose ibintu byawe byo kwakira abantu cyane kuriya ntago mbikunda. Uba ufite abantu benshi, abo kubirya barahari, nta mpamvu. Ati ndaza kukurega ku muringa, ndabizi azagushobora rwose, ntabwo twagira umunsi mukuru nk'uriya tuboneramo imigisha. Iyo bimbwiraga agenda ajya mu igipindi ibyo by'imigisha, ntabwo ari n'uburyo bwo kugira ngo nyine mpagere twishimane, ariko nabisobanukiwe. Rero kuba mushikiwe nawe yarabikoze rwose, mfite icyizere yuko n'ubutaka bubakanda n'isi ntabwo izaborohereza shehe. Imana bakoreye ntabwo rwose ari amakabya nkuru, ntabwo ari igipindi. Imana yibona mu mutima wanjye, niba hari icyo byakongera ndabizirikana, nayo nibikore kuko barayubashye. Imyitwarire navuze ko ndabihuza na Karufani mu kwemera Imana kwe. Iyo yabagazi yuko ari mu murongo, ukaba ushaka kumubangamira, ukaba ushaka gukora ibitari byo, uwo waba uri we wese, yavuga ati perezida ibi ntabwo ngenda, ntabwo bishoboka, nta n'ushobora kunkanga, nabonye byinshi, uku niko kuri ku mutima nama wanjye umbwira, ntabwo bishoboka aho byagera hose. Iyo myitwarire rero ntabwo ari iy'umuntu wigize ikihebe wigaragambije, ahubwo ni umuntu uzi Imana, ukorana nayo, uzi ko ari mukuri. Uwo rero niwe Mama Shushu. Nkaba numva ibyamfashije nigishijwe bikwiye gutuma namwe mufashwa nabyo. Noneho rero nk'umuyobozi mu Ruhango hari ikintu gikomeye bavuze kijyanye n'amahoro no gutanga amahoro n'umuryango wumvikana.
higera mu Ruhango yarambwiye ati rero Jerome, hano mu Ruhango nuhura n'abantu bane, umwe azaba ari mwene mama, azaba ari uwo kwa Habibu. Abari bari hano ubushize narabivuze. Kuba rero hari umuryango mugari ungana utyo, abantu bakaba babana neza, abantu bakaba bumvikana. Abanyarwanda baravuga ngo ati ikintu cyo kitaraba, baravuga ngo ati tsiruriye, si uko batsirurira, ni idini ribasaba kandi nibyo muzajyana n'uwo mutungo rwose. Mubikomeze abasigaye ntimuzatatire icyo gihango, uwo murage, kuko mufite abana benshi, urubyiruko rubareberaho. Ndagaruka rero ku nyigisho. Genda Umudivantiste umunsi wa 7, ariko nasanze utuntu duke cyane ari two dutandukaniyeho. Nubise ibintu bitatu bisubizo tugomba gusubiza, biriya byonyine biratandukanye. Umuhanuzi turamufite, Imana turayemera, idini ntabwo nyine navuga ko ndi umwisilamu, ariko iryo nzavuga n'ubu Imana izabyemera. Gusa iyo byajyaga bishoboka ko umuntu aza mu musigiti atari uguherekeza yenda habaye ibindi, ari ugusenga, najya nza, ariko abari mu cyarabo cyinshi nta kumva. Nibutse ko ubundi iyo dutangiye inama njyanama turasenga. Mbwira rero umuntu kanaka dusengere mbere yo gutangira inama. Iyo ari umuporo akarangiza, si abantu ko bakora ku kimenyetso cy'umusaraba, ko dufite abagatulika, kandi umugatulika yamaze gusenga adakoze ku kimenyetso cy'umusaraba abantu badasenze. Najyaga nyuza muri rero nkabwira Karufani, avuga ngo dusengere, agasenga. Yari umudiplomate, yarazi ibintu byinshi, yanyuze ahantu henshi, ariko yarangiza agashyiramo icyarabo, arangiza nyine kugira ngo yerekane kashe. Rimwe abajyanama batari ku ibyo bintu perezida bukora, nta Imana se. Ubwo ndagaruka ku nyigisho twumvise ejo zo gutekereza, kutamira bunguri ibyo twiga, kudakora ibintu by'akamenyero. Ko nkurikije inyigisho zose uko zakurikiranye, ni ukuri izi nyigisho bemeramana, ngiye kuvuga ngo abakristo bemeramana mubikoze twese twaba abisilamu pe. Nibyo none se gukundana, koroherana, kugaburira abantu, kwita ku bidukikije muri buriya buryo bwose bwavuzwe, ariko gikomeye cyane kudatinya urupfu, ukaba witeguye. Uko nabibonye, hari akavideo Haji Karufani ari mu ndege yari mujyanye i Nairobi. N'ubu nakarebye mbere yo kuza, abaganga bakora ibyangombwa byose byo kugira ngo
indege ye kuza kumucugusa bamushyiramo sinzi niba ari amaserumu niba ari iki, ariko atuje yambaye rinete anyuzemo agakebuko ukabona nta kibazo, nta kibazo. Kandi mu mubiri we yabaga yumva bidasanzwe, ariko akavuga ati nditeguye nibamvura ngakira, it's okay. Ningenda ndaba ngiye mu maboko y'umuremyi wanjye y'uwandemye. Jewe niko mbisobanura kandi niko mbyemera. Ubutunzi nk'ubwo rero rwose ntacyo twabugereranya, birakwiye ko tuba abemeramana nyakuri kugira ngo tube n'abaturage beza. Hari icyo Shehe ejo yavuze kijyanye no kuba mwari mwarahejwe mbere ya 1994. Abanyarwanda bavuga ngo agahwa kari kubundi karahandurika. Ntabwo narizi ko mwagowe bigeze hariya. Bikada havuze ngo umusore mwiza w'ibigango ngo yakinaga umupira ntibaga yemeye kujya n'ukuri. Ntabwo narizi yuko abantu batajya mu ishuri, kandi nari mukuru. Icyo akora jewe aho nari ntuye nta bisilamu benshi bari baharingira ngo hari niyo mpamvu numvaga bimuganda mure, nkumva nyine ko hari abantu bafite ukundi kuntu babaho, ari byo bahisemo ko nta guhezwa kurimo. Rero natwe muri Bibiliya baravuga ngo uwababariwe byinshi akunda cyane. Wababariwe byinshi akunda cyane. Uko rero Shehe yabivuze rwose, gutera abantu imijugujugu yarakotinze ibyo His Excellency yavuze. Nibyo niba mushaka kurekrita abantu bazajya mu ijuru uko mugenda mwigisha, nitwigishwa n'ingeso nziza zanyu mwigishwa ziva muri Korowani no mu mahadisi. Hadisi ni Igiswahili nize muri Kongo. Nkunda Imana, nemera Imana, kandi ndakurikira, ntabwo ngenda buhumyi. Ibijyanye n'ibyo mwigishije n'ubu mwigishije, hari ibyo ngarukaho twabwiwe n'umupasiteri w'umukambwe, abenshi muramuzi, Pasiteri Mpyisi. Yaravuze ati ariko se mw'Abanyarwanda mwe, mw'Abakristo mwe, mwebwe ntabwo mugenzura ngo murebe ibintu mubone yuko ibintu turimo hari imihango. Tutese bite pastor? Ati none se abamisiyoneri baje bagatangira igitwe, abo bigishije bose babaye Abadventiste, abagiye Isave n'Ikabgayi babaye Abagatulika, abagiye Gahini babaye Abaporo, abimugandamure babaye Abisilamu. Niba hari idini y'ukuri, kuki abantu batekereza neza niba yaraje nyuma, kuki abantu batayigiyemo ngo bave mu byo bumvise mbere? Ati nibyerekana yuko twakurikiye buhumyi, abantu bose bajya mu byo babwiwe, ariko kumenya idini y'ukuri biragoye. Ati je idini yanjye ni Bibiliya, Abadventiste na adresse. Nimba gumamo nkakurikiza Bibiliya, nzaba mbaye umwemeramana.
rero ya esprit critique twigishijwe ejo ahari hazaba igihe cyayo tuzakore debate turebe atari uguhindura abantu dufata icyemezo ku buryo umuntu wese yaba mwizi wabo ariko tudatungana urutoki tutavuga ngo uyu n'uyu kuko hari byinshi mwavuze by'ukuri pe muri makeya rero abana ba marehemu afisa mukomere abavandimwe mwihangane ariko dukurikize inzira nziza urugero rwiza batweretse kugira ngo icyo numvise gikomeye gukandwa n'isi ntabwo ari byiza isi ye kuzadukanda rwose ahubwo tuzabona imiryango myiza igana mu ijuru. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Arakoze umuvandimwe Jero ku butumwa bwiza atanze kandi uvugisha ukuri cyane yaba ku muvandimwe wacu yaba no muri rusange. Rero nagira ngo mbere yuko twinjira muri cya cyiciro cy'ubuhamya bw'abavandimwe bavuga ku muvandimwe wacu, niba hari undi uri hano waba wifuza kugira icyo avuga kuri mama Shushu twamuha umwanya. Aramutse ari ntawe ubwo turakurikiraho cya cyiciro noneho cyo kumva hari umwana we, hari umuvandimwe we, hanyuma hakaza n'uwo babanye igihe kirekire. Ubwo niba ari nta wundi mwatwemera twinjira muri icyo cyiciro. Tagira uti nigana ijambo bigeze kutubwira abana b'imfubyi yagiye arera abagiye babana kugira ngo hataza kugira wifuza kugira icyo avuga akaza gusanga wenda tutamuhaye akanya. Tagira ngo rero dusabe muvandimwe Ramazan Kagenza, yizera ko yiteguye kandi ntagire impunye ndamuba hafi. Arifuza kuvuga kuri mama Shushu nk'umuntu babanye, yamuvukiye mu maboko aramurera, ni musaza we ariko ari n'umugabo, ngira ngo hari icyo aza kutubwira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe, inshuti y'umuryango, ndagira ngo mbashimire bivanye ku mutima uru rugamba rwo kudutabara. Mwakoze cyane kutuba hafi, ndabashimira cyane rwose. Byinshi abambanjirije bavuze ku muvandimwe wanjye babivuze kandi nibyo. Urukundo rwinshi bamuvuzeho nibyo. Nanjye navutse ndi mu maboko ye hamwe n'abakuru banjye. Mfite byinshi byo kuvuga byiza ariko mumbabarire. Birumvikana rero muri makeya ibyo ashaka kuvuga byose mwabyumvishije. Cyambere ni ukugaragaza amarangamutima afitiye umuvandimwe we kandi nibyo agaragaje, kandi ni mu gihe ndagira ngo muri kano kanya turibuze gukurikizaho noneho undi muntu ufite igisobanuro gikomeye muri uyu muryango, akaba ari nyir'urugo hano turi,
akaba ari muramukazi wa Mashusho, akaba umugore wa mukuru wacu wa Jarfan Hajati Muringa. Mu by'ukuri afite igisobanuro gikomeye mu muryango wacu. Afite igisobanuro gikomeye mu muryango, bitari uko yawushatsemo gusa, ahubwo aryo natababwiye ariko nabibutsa. Uretse no kuba we na Hajati Afisa barafatanije kurwaza umugabo wari mukuru wacu wa Jarfan kugeza yitabye Imana no kumuherekeza, ariko n'ababyeyi bacu yaba muzehe yaba mukecuru bose yagize uruhare mu kubarwaza kugeza bitabye Imana kandi abaherekeza. Urumva rero ni umuntu ukomeye cyane mu muryango, kuko ni bake babishobora. Arwaje nyirabukwe aramuherekeza, arwaza sebukwe aramuherekeza, arwaje muramukazi we, umugabo byo ni ngombwa ni inshingano. Ndagira ngo rero Hajati guha umwanya n'ubwawe umunota umwe uvuge, ugaragaza amarangamutima yawe ahangaha, ugira icyo uvuga nk'uko wari wabitwemereye. Noneho turaza gusoza, noneho twumva umwana wa Hajati Afisa Zozo niwe uza kudusoreza mu buhamya. Kari Hajati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahoro y'Imana bane namwe. Birakomeye kuvuga kuri uyu munsi, ariko ndihangana. Ndashaka kuvuga kuri mama Shusho. Imyaka maze hano, imyaka 22 ngira ngo niba atari n'itatu. Nabanye nawe bw'umunsi, nabanye nawe imyaka iyo yose. Jensi babivuze, ariko nabanye nawe tubana nkaho atari muramukazi wanjye ari inshuti yanjye. Abenshi njya numva ngo iyo ushatse ahantu abaramukazi ni ibibazo ibiki, ariko njye muri urugo ntabyo nigeze menya, nta nibyo narinzi. Yari inshuti yanjye cyane, uburyo namuregaga nkarega umugabo wanjye nkamubwira nti rero kankutuma ugenda umumbwirire niko, kubera ko yangiriye gutya. Akambwira ati reka yewe hari ubwo tuzagenda, n'umuntu wakunda gusohoka tuzasohokana hanyuma tubimubwire. Urumva n'umuntu twavuganaga amabanga yose, uburyo yewe simbizi. Navuze ngo ndaza kuvuga, ariko reka nihangane. Ejo bundi hakora accident, twarahuriye twese turirukanka, dusanga aravirirana. Umugabo wanjye we yanga no kumubona, ati genda ugene mwebwe mushoboye kubireba. Ndavuga nta kibazo, njyewe reka ninjire. Ndinjira nkareba icyo yavunitse, nkareba ntise yavunitse akaguru, ntise amaguru, akaguru kameze gute. Mvugana na muganga nti ngaho mbwira, ariko mfite ubwoba. Amaraso avirirana, arakira, aravuga ati nta kibazo, akaguru kameze neza, ariko kabonye injare gatoya, ariko araza kumera neza, muramutahana. Ndavuga alhamdulillah, ndishima. Ndavuga amashugi turataha, baduha imiti, dufata inzira turaza. Muzana hano, niwe ntabwo uri bube hariya, ndakurwaza ngewe. Ndaza, turaza hano, turabana, tubana iminsi yose. Ndavuga nti reka dakaguru karaza gukira ibiki. Umugabo nibwo ageze aho arafatwa nawe, abagiye mu bitaro. Ndavuga rero sigara ahangaha, sigara ku rugo,
kandi ntugire ubwo utangiye kuvuga ngo urashaka gutaha ntutahe niwe nsize ku rugo musiga ku rugo nyine ndagenda twongeye kubonana ngarutse hano nje gufata amapasiporo mvuga nti reka tujye Nairobi ndamubwira nisigara mu rugo reka tugende tujye kugerageza ahandi nawe tuzajyana ya Allah reka nihangane twajyaga dukunda kujya kwivuza hamwe tukajya Nairobi tukavuga reka tugende dukore general check up uyu muhungu we niwe wajya gutwakira nkamubwira nti tufasha amatike turaje tukabipanga tukagenda namubwira reka mujyane na nitumera neza nagaruka tuzahita tujya Nairobi turebe nako kaguru ni kubera ko ndabona katoroshye ko mbona kabyimbye cyane aravuga ati sawa n'umuntu nisanzuragaho cyane uburyo namubwiraga buri kimwe cyose gihe mbone ibihe byari bimeze nabi niwe na telefone uretse ko na telefone yahaje Hamada nkamubwira ntumva rero jya mu rugo unyegerere mama shushu umukarume umwereka iby'idini ivuga niko ndabona ibintu bikomeye hano Nairobi ni nawe ataducika ni kuko namusize atameze neza ni kandi abambeshya ngo ameze neza Hamada mbimubwiye ndamubwira ni Hamada ndagiye ariko bimeze nabi genda wikarume ariko niko bimeze nisindahagera kwa muganga ariko niko bimeze kuko navuye nijoro ndabizi nariyumvaga koko numvaga ko ubwo nasize inyuma nawe ntari umusange nyine nubwo bari bampamagaye ku matelefone ajama daraza hano ndamubwira nawe atangira kurira ndamuvuga wirira ubuse niba utankomeza wowe nibite byawe wegenda ukarumo hari mama shushu niyo twasize arwaye nabwagira ka pressure nikatamumerera nabi igenda nitugire dusigarana ambera umugabo nawe arirukanka arakomera amubwira nti urarira nk'umwana nta soni umugabo basi ngezeho mfata umwana Nadia haraho yarari ndamufata turagenda ngenda ariko ngewe nzukuriho kuri kuko bari bansobanuriye abaganga ariko nkakomeza umwana nkamubwira nti nta kibazo mama shusha aho ngarukiye rero turabana ndamubwira guma hano ati maze igihe reka ntahe ndavuga oya uretse undwaze nawe undwaze niko numva nta mbaraga mfite tugumana hano aza kugera igihe aravuga ati reka ngende njye kureba umwana ibi ni ndebe uri gukora umeze ati ndakubwira ati nanjye ndakira kandi koko niko bimeze buri munsi yazaga hano buri mugoroba ati imodoka yapfuye ntirega imodoka zirahari hano nahubwo kuwitwara niwe ntafite kugira ngo aze ejo bundi abonye imodoka arakajyaza abonye imodoka nshyashya ati buri munsi yahoraga ari hano yirukanka ati ndirukanka muri ibi reka ngere gutyane cyane maze rero Imana yaramukunze kuturusha Imana imuhiruko ridashira pe ntago nabona sinabona ndavuga ibintu ntago reka ndekeraho ariko twese niyo nzira Imana imuhiherezo ryiza kuko yari umuvandimwe mwiza pe yari umubyeyi mwiza hana muri akarira nkavuga ariko wewe bitewe kuko umnera ibipindi ibyo bipindi byawe ni ibiki atoya ati hangane ati nta kibazo ndavuga ni sawa ariko niko bigenda nabashimiye mwese abaje kudufata mugonga bahereye mu kwa kane n'ubu mukaba mwaje Imana izabaha iherezo ryiza namwe
murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Nshimira na Sheikh Kalisa na telefone ye namubwiye nti Sheikh Kalisa agenda, Sheikh Kalisa remboneyeho umwanya mbonyeho umwanya wo kugushimira mu ruhame rw'abantu kuko naraguhamagaye mvuga ntuhambere mu rugo kubera ko amadini aratandukanye, genda utanga ikiganiro cyiza abantu bose biyumve ko turi kumwe. Warakoze cyane, warakoze, Imana nawe izakumpembere n'ukuri. Mwese abaje, mwese abadutabaye igihe cyose mwarakoze pe, n'ubu mukidutabara. Ngaho rero Imana ibahe umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arakoze Hajati kandi namwakurikiye yavuze byinshi by'ingirakamaro. Hari byinshi bitari byavuzwe n'abamubanjirije cyangwa n'abaza kumukurikiraho. Twari dukeneye kumva kumenya ku buryo yagiye abana na Hajati Afisa kugeza Itayimana. Rero negeze gutanga umwanya mvuga nti undi wari wese wabanye na Hajati waba wifuza kugira avuga turaza kumuha umwanya mbere yuko tuza guha umwanya uhagariye abana be ari nawe mwana w'imfura. Ndagira ngo rero narasabwe na Haji Haridi ko yagira icyo avuga iminota mikeya. Ndagira ngo Haji igira hano imbere tumuhe umwanya mu gihe Zozo nawe ari kwitegura kuza kugira ubuhamya aza gutanga ariko anavuga no ku mateka y'umubyeyi we. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro n'imigisha y'Imana bibe kuri mwebwe mwese. Nifuje kugira icyo mvuga kuri uyu munsi kubera ko uru rugo turimo ni urugo rwa mukuru wanjye, kuko ubushuti bwari hagati yanjye na marehemu Haji Harfan bwari bushuti bwangize umuvandimwe. Ngira ngo n'abanyamuryango baraha barabizi, siko bimeze? Ngira ngo namwe ubwanyu muzi ko ndo umuvandimwe wanyu. Haji arwara narabimenye mba bugufi ye, ndetse umunsi wa mbere perezida wa njyanama ya Ruhango niwe twahahuriye. Ndi umuntu wa kabiri wundi wamugezeho usibye umuryango, ariko ndi umuntu wa kabiri. Anagenda nari mbizi icyo gihe, nanjye nahise njya mu rugendo, nagiye mu Bushinwa icyo gihe niho narindi. Twanavuganaga akigera na Nairobi, yakomezaga ambwira nubwo amasaha batandukanye, mu ijoro harani ku manywa, ku manywa ni nijoro, twakomezaga kuvugana. Yakomeza kumbwira kugeza ku minsi nk'itatu ya nyuma nibwo atashoboye kumpamagara nkomeza mvugana n'umuryango na Hajati ambwira uko bimeze. Ariko uyu munsi nubwo turimo kwizihiza ubuzima bwa mama Shusho ari Hajati Afsa, ariko ubona dutwara mu buzima bw'umuvandimwe wacu watabarutse ejo bundi. Ntabwo bitandukana, ntabwo bitandukana cyane. Nagira ngo
ntizimbye mu magambo kugira ngo izindi gahunda zikomeze, nshimire cyane Hajati Muringa ko yakoze akazi keza mu kurwaza Haji Harfani. Ndahari, ndabizi neza byose nkuko bivuga, kuko nari inshuti ya Haji Harfani mu bintu byose. Ubu naratinye kugaruka ahangaha, naje nje kumuha pole, njya guha pole Nadia, ariko nkahora nibaza uburyo nzagaruka ahangaha Haji adahari, afite ukuntu azi kunyakira, azi kumblaga n'iki, nkumva ntago binyoroheye nk'inshuti yanjye, nk'umuntu w'inshuti yanjye. Ndashimira Haji rero, nzi ko uburyo yamubaniye, uburyo yabaniye umuryango, ndagira ngo rwose mbimushimire cyane. Ariko ndagira ngo nanone tugaruke kuri Hajati Afsa, kuko hari ibyo wenda umuvandimwe Ramadan wenda ari buvuge, ariko yananiwe kandi birumvikana. Hajati Afsa yari umuntu w'inshuti yanjye cyane, abantu benshi bo muri uyu muryango n'inshuti zanjye cyane, ariko yari inshuti yanjye cyane ku buryo igihe najyaga gusura Nadia nawe narahamusanze, twari tumaze iminsi tutanabonana. Arambwira ati rwose kuzi ko ngukunda, nari kumwe n'umudamu n'abana, rwose kuki utaza kunsura kandi narabigusabye. Ndavuga nti rwose gahunda nyaye madamu abyoganizinge tuza kugusura kandi mu gihe cya vuba. Urumva gahunda zigenda ku Imana yabishatse. Ariko yari umuntu w'inshuti yanjye cyane cyane, tuburaga w'inshuti yanjye cyane cyane. Ariko Hajati afite ibintu byinshi cyane yagiye akora byinshi. Buriya marehemu Haji Omar nawe yari inshuti ye kandi barakoranye cyane mu rwego rwo guteza imbere akarere ka Ruhango, Ubusilamu n'abantu. Haji yari afite inzu, iyo nzu ayihindura, arayitanga kubera Imana, ahindura ishuri ryigisha abayisilamukazi. Ariko iyo nzu uwayirebereraga ni Hajati Afsa. Amafaranga ahembaga abarimu n'ibindi byose byagendanaga nabyo ni Hajati Afsa wabikoraga. Igihe cya Ramadan ifutari yatangwaga na Haji Afsa. Ibyo mvuga ndabizi kuko kandi dufite foundation duhuriramo. Ibyo mvuga ni ibintu nari ndimo, ntabwo ari byo bambwiye, ni ibintu nzi nagizemo n'uruhare bimwe muri byo. Hariho abana b'imfubyi yari afite n'ikigo cy'imfubyi, Haji akakora roro ye Haji Omar, ariko Afsa ari we abinyuzaho akaba ari ubikora. Hari n'umushinga twari dufite muri foundation ya marehemu Haji Omar yo gufasha abantu bakene cyane, tubaha amatungo cyane cyane ihene, ko nizo zabaga bashoboye kubera ko babaga bafite ubutaka butoya. Hajati Afsa ni wabikoze. Twatangaga ifutari mu gihe cya Ramadan, mbere ko Ramadan itangira twatanga ifutari ku bakene. Iyo futari yanyuzwa kuri Hajati Afsa, akaba ari we uyitanga. Yabaga azi imiryango ikomerewe, iremerewe, niwe watangaga iyo futari. Ni ukuvuga ngo yariteganyirije, yari umubyeyi mwiza, yari umubyeyi ugira impuhwe, yari umubyeyi w'imico myiza, yari umubyeyi utagira utuntu two ubona n'abandi bantu bandi. Ndagira ngo rero icyo twakora ni ukumusabira. Turababaye nibyo, iyo umuntu atuvuyemo nubwo ari rwo rugendo rwa buri wese, ariko ko turi abantu turababara. Ariko icyo tugomba gukora ni ukumusabira, tunasabira abandi bamubanjirije kugira ngo Allah abashyire mu bagaragu be akunda kandi yishimira. Murakoze cyane, ndagira ngo mwese mbashimire, Imana ibagire neza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arakoze Haji Aride. Ndagira ngo mbere ko dukomeza, hari
umuntu ufite imodoka twifuza ko yaza agatanga inzira, imodoka ifite plaque RAI 341 T cyangwa T, RAI 341 T yaza agatanga inzira. Twaba tugezeho ku mwanya nkuko nababwiraga ubuhamya bw'imfura ya Mashusho Zozo mwakujyana imbere, aho ari butusangize n'amateka y'umubyeyi we, noneho avuge no mu izina rya barumuna be ko niwe mfura ya Mashusho. Yakujyana imbere nta kibazo. Murakoze mjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Amahoro no mugisha by'Imana bibane natwe. Mjombo mbabarire gato muri protokole kanushaka kugusaba ko nakongeramo. Mfite murumuna wanjye ejo naravuze arambwira ati no munsi wa nyuma nanjye numva nagerageza kugira icyo mvuga. Meja wakwegera hano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abyinshi ndi buvuge abaraha bazi byinshi kuri mama mpamya ko ntago ari byo gusubiramo kuri nge. Kuri nge ntago yari mama gusa. Papa yapfuye mfite imyaka 2. Twajyaga tubiganira kenshi. Yari mama, yari papa, yari mwarimu, yari inshuti, yari byose kuri ngewe. Biragoye ko nabona uko nsobanura kumubura, ariko nanone mfatiye nko ku mpanuka ebyiri yagize, hari ya moto hari n'iyi modoka y'ejo bundi. Twabiganiraga akambwira ngo nizere ko nimfa utazahungabana cyane, ati ni uburyo Imana we yambwiraga ngo ni nko kuntegura ngo bitazangora. Kubera kubiganiraho cyane nanjye numva bisa nkaho hari icyo byamfashije, ariko nanone ku rundi ruhande nkakomezwa nuko muri nge nizeye ko tukiri kumwe. Hari inshuti, abavandimwe, no kubona atabarwa bingana gutya na buri umwe mu nshuti afite uko mbazi cyangwa nuko yabambwiraga, numva ntari njyenyine. Ibyo bikampa kumva ko ntago agiye kure yanjye. Ntago nabona icyo mbivugaho none nkuko numva bindimo, ariko mbonereho gushimira buri umwe watabaye, mbonereho no gukomeza uwumva akomerewe. Tumusabire ibyiza ku Mana aho ari, kuko nawe akiri ku isi yagerageje gutegura inzira. Ndi umugabo wo kubihamya nk'umuntu twabanye kenshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urakoze Meja. Umubyeyi wacu ari we mama wanjye ndamuvuga mu bice 4. Muri ibyo bice 4, icya mbere ni umuntu wakundaga Imana agakunda n'abantu muri rusange. Mu gukunda kwe kw'Imana nabiboneraga mu buzima bwose yahura nabwo, ari ubuzima bwiza cyangwa bubi, nta cyamucaga intege mu gukomeza gusenga uko Nyagasani bimutegetse. Akanatoza abo akunda gukora nkawe, kubaha Imana. Igice cya kabiri ndabivuga mu kwihangana. Ni umubyeyi wihanganaga cyane mu bihe bibi no mu bihe byiza.
kuko muri uko kwihangana kwe yahuye n'ibigeragezo mu rushako, mu rubyaro no mu mutungo yewe nka buri muntu umwe wese muri twe. Ariko ubwihangane namubonagaho bikarangira akabana nabyo ni ikintu ntigeze mbona ahandi. Igice cya gatatu, yari umuntu w'umukozi. Yari umuntu w'umukozi mbiziho bake mu bo mbona kino gihe. Kuba uri umubyeyi, umudamu, ukarera abana, izo mfubyi mwumvise idini, ese n'umuryango yakomokagamo utari muto, mu by'ukuri ni ibintu byantangaje kuri we. Yakoze imyaka ye yose yiteganyiriza kube, yiteganyiriza kuri we. Icyo nkuko murumuna wanjye babwiye ni gihamya, kandi n'abamuzi banabanye nawe igihe kirekire kundusha ni ibintu batangiraho ubuhamya. Muri uko gukunda gukora, burya abantu bakunda gukora baba abanyakuri. Ni umubyeyi wari umunyakuri. Ni impamo imyaka ngeze najyaga dutebya nawe nkamubwira ko burya imfura ingana na se, nkamubwira ntundusha imyaka 18 gusa. Iyo myaka sinigeze mbona abeshya umuntu mu byo yakoraga, mu kazi yakoraga, nabonaga ari umunyakuri. Yakubwiye ijambo yararikoraga. Kandi muri ibyo byose nta kintu atakoze kugira ngo ubuzima bwe n'abana be bube byiza. Ko nibuka yuko inzu ya mbere mu mateka mbwira abazi mu Ruhango hafi yo kwa Muhamudu, bibaza ko ari myaka hafi ya za 30, yaguriye inzu imfura ye ngo nakuri uwo mwana azagira icyo ageraho. Abandi utabaza amateka, mwibaze icyo gihe umuntu w'umubyeyi agatekereza guteganyiriza umwana we, nibyo gushima. Imana izabimushimire, izabimuhera umugisha, ikomeze izamuhe ibihe byiza. Igice cya kane igice cya kane namuvugaho ni umuntu wicishaga bugufi pe. Muri uko kwiteganyiriza yarageze igihe ntacyo yabura. Ko buri muntu witeganyirije nabyumva arangiza ameze neza. Kuko nta na rimwe nabonye muri ubwo bwiteganyirize bwe abushyiramo kwirata, yibagirwa abo babanye. Yari umuntu yicisha bugufi, akaba afite byinshi ariko utamubonaho. Birakomeye. Ijambo nateganyije ni rirerire ryari ryiza, ariko ababyeyi bavuze, shehe, perezida, bimpindurira gahunda n'amasomo ejo twahawe. Shehe weje yaravuze ati uyu ni umuryango mwiza, ni umuryango ugabura, ni umuryango wakira abantu, yewe ntimuzarye mukinze. Shehe Khalid avuze ku byerekeranye n'iryo tetero, bimpindura gahunda mbareba batekereza bakiriho. Ubwo ndavuga umuryango wose, Haji Mukuru Haji Omar Khalfani nawe icyo bagasubije nyuma y'aya magambo bituma bimpindurira. Ndavuga nereka ngerageze. Kugira ngo ntituzabibagirwe, nari gusaba uwitwa Simbi nimba ari hafi kwatwegera, umwana wa Jomari hari jori ari hano, na Nadia nimba ari hano. Nifuzaga kugira icyo nkomeza nimba bari hafi ko batwegera. Simba ari hafi? Naam.
ubwo ngiye kugerageza gusa nko kwibaza icyo bari gusubiza. Ababyeyi tukiri bato tubazi mu ruhango, tubazi dukura tugenda tubyiruka ko bari ababyeyi bakundaga abantu, bagakunda Imana, bakitanga. Kandi nk'uko shehe yatwigishije ati umubyeyi iyo haye umwana we ibyangombwa umubyeyi agomba guha umwana we, ni ukuvuga ngo uwo mwana n'ibyo atunze biba ibya wa mubyeyi. Ni ukuvuga natwe ko ababyeyi baduhaye neza turi ababo, ibyo dufite ni ibyabo. Aho ndashaka kugira yuko mvuga nti nk'abakuru b'idini, kuko abo basaza barwaniraga idini, Imana niyo bashyiraga imbere, barwaniraga urwo rukundo. Mudufashe abashinzwe idini mu Rwanda, dufate fondasiyo zamwita Omar hari, dushyireho indi fondasiyo yitwa Itetero. Iyo fondasiyo perezida yavuze ati mwigishije neza abantu bose bakabaye abasilamu, ibyo barabikundaga. Niyo mpamvu mwampindura ibitekerezo, tugerageze bavandimwe, kuko numva ari nawo murage cyangwa rya turo twakomeza kubaha, bigatuma bibuka, umuntu wese abibuka kandi bakatwishimira. Imana idufashije, namwe ababyeyi dufite, tuzashyiraho fondasiyo yitwa Itetero. Ba fondateri murabumva, yari Haji Omar Khalfan na mushiki we, turavuga wenda abitabye Imana. Iyo fondasiyo izaba ariyo kugira ngo byibura tuzajye dutanga dawa, cyangwa hari ibibazo hariho hose mu miryango, tuzajye tubaha ayo masomo meza, turebe ko hari abasilamu benshi bakwinjira, kandi tunafashe n'abandi inshallah. Numva aricyo gikorwa twakorera ababyeyi kandi byashoboka, kuko fondasiyo Nzamwita Omar uko mubizi ifasha cyane cyane muri muzi Ramazan. Nidushyireho iyo Tetero, ababyeyi bacu aho bari tuzaba tubashyize mu Itetero nk'uko bari barabyifujije cyangwa babifonze. Kandi umuryango baturukamo, nimba ari ikintu nabwiraga mama, namushimiraga kuba naravutse muri uwo muryango. Umuryango wa Habibu Kagenza si umuryango muto, yewe mu Rwanda amateka yawo na n'ubu aracyakomeza. Tubyishimire, dushyireho akacu, kuko murabona ko abasaza badusigiye umurage mwiza, kandi ndi kumwe namwe, nizera ko bishoboka. Yewe n'undi muryango wose, hari ba data wacu bagihari, ni muremure, muzabimfashemo tubikore. Kuri icyo kado ya nyuma na Hajati twari twarumvikanye ko mu bihasigaje tuzamuba hafi, kuko guha umubyeyi icyo yaguhaye ntabwo wabishobora, ariko tuzagerageza ibihasigaje ko azabibamo neza. Twari turi mu nzira, ariko ntabwo twigeze tugera kure. Kuri ibyo hakaba hari umurage yampaye wo mu Ruhango, abantu benshi barahazi. Izaba ariyo siyeje iyo fondasiyo, tuzayikore tuyifashirijemo imfubyi, yewe nama ibintu bizajya bivamo bifashe iyo fondasiyo tugiye gushinga. Ko kuyishinga fondasiyo biroroshye, ariko utayihaye uburyo buzajya butuma ibaho, wenda n'ejo tudahari natwe tuzabe twabasigiye umusingi nabo tuzasiga. Nicyo kintu nabona namutura kadoye ya nyuma. Nongeye kubashimira abantu mwese muri hano, kuba mwatubaye hafi mu bihe bikomeye. Mukomeze mutube hafi, kandi natwe tuzagerageza aho ababyeyi basigaje dusunike, nk'uko abarimu batubwiye bati buri muntu wese afite ahageza agasigira undi agakomeza. Murakoze cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
arakoze zizo ku butumwa bwiza duhaye, ubuhamya bwiza duhaye. Turi kugenda tugana ku musozo. Ijambo tugezeho rero ni ijambo ry'umuryango. Ijambo ry'umuryango birinda, ariko hari n'uwo yahisemo kwaza kuvuga mu izina rye kubera yuko akenshi agira amarangamutima mu bihe nk'ibi ngibi. Ariko mbere yuko duhamagara uwo yahisemo uza kumuvugira mwanya we, yifuje ko yakujya hano imbere abatamuzi bakamumenya, akanabasuhuza, akabashimira, hanyuma tukaza guhamagara Haji Hamada uza kuvuga mwanya we, akaza kutugezaho ubutumwa bw'umuryango mu izina ry'umukuru w'umuryango wa Haji Birinda. Karibu Haji. Assalamu alaikum. Arakoze cyane, ngira ngo harimo byinshi abifurije amahoro y'Imana. Kadusabe Haji Hamada ko yakugera hano imbere, noneho ibindi ahita bikomerezaho kuko yaramutoje amubwira ataho ntari byo hambera, naho mvuze rimwe ujye uvuga abiri akurikiraho. Mbere yuko muha ijambo ariko zoza hari icyo yaribagiwe, reka musubize umwanya, nta kibazo akunze kugaranga. Mumbabarire kubera ayo magambo y'abantu bakuru, hari ikintu nibagiwe kandi nari nashyize kuri gahunda, cyangombwa kuri jye na ngombwa kuri Hajati, kuko mu by'ukuri umuntu agirwa n'abandi nta muntu wigira. Mfite umufasha wanjye wamfashije kugera kuri icyo cyifuzo buri muntu wese yifuza kuba yakorera umubyeyi. Mumbabarire sinareka kumuhamagara ngo mbimushimire, kandi nawe nkuko yari umubyeyi we agira icyo avuga, kuko ntaba nkoze amakosa cyangwa naba tugire amahoro n'umugisha mu miryango yacu. Nkuko umushinga nawe wanje yabivutse, nashaka gushima amashimwe cyane cyane nashaka gutanga n'amashimwe yo gushimira umuvyeyi wacu Hajati jewe nk'umukazana wiwe, imbere yuko nshika muri uyu muryango nari mfise impungenge nyinshi nari mfise cyane cyane zari zihagaze yuko ninjiye mu muryango icambere tudasangiye igihugu, ko jewe ndi umurundikazi, urumva naje kurungurwa naho dusangiye imico myinshi, mugabo kubona hariho frontiere hagati y'ibihugu bibiri, haba hariho intandukanyo zitari nkeyi. Izo mpungenge zindi nari mfise zari uko tudasangiye ukwizera. Nshaka kuvuga yuko jewe narizera n'ivyo, mugabo nava mu muryango w'abakristu nkaba ninjiye mu muryango w'abasilamu. Izo mpungenge zari zikomeye ko sinari ndazisangije, nari ndazisangiye n'umuryango mvamwo, kuko aho twavukiye ntitwakunda guhura n'abandi b'abasilamu. Eka noneho nibaza yuko nta n'umusigitije nigeze mbona ahantu twaba hariho abasilamu, twari tuzi umuryango umwe, ariko nabo bari bafise nk'ikintu basenga, mugabo bari barabujije gushiraho umusigiti basenga mu muryango wabo. Urumva nta kintu kinini nari nzi kuvyerekeye abasilamu. Abavyeyi banje nabo tuvukana nabo mu muryango bavyumva nkuko bavyumva, hariho ivyo babatinyamo, hari ivyo batabemeramo. Urumva izo mpungenge nari ndazisangiye n'umuryango wose
mbere yuko baza kumusaba mbere yuko banshingira cyarabaye ikiganiro kinini mu muryango mugabo nkabahumuriza nkuko umushinga nanje yampumuriza akambwira ati mu mategeko mu byo nzoba njejwe mu kugufasha kwinjira mu muryango neza nkagukingira icyo gutera ubwoba nkagufasha kwiyintegra vuga kwiyintegra no gushobora kuba muri uwo muryango n'ibyo byarampumuriza kandi nivyo nabwira abavyeyi banje nabo tuvukana nkababwira ntimugire ubwoba ibyo ari byo byose umushinga ntayo wanje azobimfasha nkazomungira ntacyo nzoba. Hari izindi mpungenge nari mfise impungenge umugeni wese agira avuga ati niwinjira muri ujya muryango uzoshobora kumvikana na nyokobukwe. Izo nari ndazifise kuko urumva hari ibintu byinshi tutari duhurije ko tutarabonana nkavuga nti mbega ntabishobora bizogenda gute uyu mama ameze gute. Hari ibintu tubona mu mafilme hari ibintu twumva mu badutanze kubaka bagiye mu rugo bakubwira bati inyabukwe n'umukazana iyo utatomboye ngo uronke inyokobukwe akubera umuvyeyi ubutanguye ico bita girlfriend murabana ntibigera babona mugwana ariko haba hari intambamyi nyinshi. Ivyo rero navyo nari ndabifitiye impungenge. Hanyuma umushinga nawe wanje tutarabana araza kunyereka mu mashusho ikintu ca mbere ndamubonye ko n'umuntu yakunda gutwenga atera inkuru byarampumurije ariko nkaba narasavye buhoro buhoro umushinga nawe wanje ntuzobarire mama amateka umubwire ko nabaye imfuvyi nkiri muto nshobora kutazomenya kuganira n'umumama azobinyigisha akanyakira neza. Numva yari gutegura tere. Umunsi nahuye na mama shusho ndahumurizwa cyane uko twagiye turamenyana ntiyambereye muvyeyi gusa yarambaye hafi yarankoreye ibintu by'ibitangaza ukwihangana ukunyigisha ko ibintu byose biri n'Imana bishoboka kunyereka ubwitonzi budasanzwe ni ikintu kiteye igomwe kuri mama shusho. Ivyo byose bya inyabukwe n'umukazana twarabirenze mama shusho agiye turabagenzi bakomeye. Mama shusho communication yacu kubera ziko hageze aho umugabo wanje afuhira imigenderanire yanje na mama shusho akambwira gushake tuje mu gikari kuri telefone no kuvuga uzahengera papa Shana adahari tuganire. Mama shusho twaraganira bikwiye tuganira ibintu byose nkisanzura. Mama shusho mu majambo make ni bonus ni shumbusho Imana yari yaramaye kuko nanabuze umuvyeyi nkiri muto. Mama shusho yaraza kuturamutsa aho tuba nabona ko papa Shani aryohewe yararyoherwa ko yarakundana na mama wiwe cyane ariko nkabona kujisha ko avyati noneho ndagoye sinzongera kukubona ko mama shusho twashobora kuganira kuva mvuye ku kazi saa 1 z'ijoro gushika saa 9 z'ijoro. Urumva ko abantu umuntu muganira ayo masaha muganira byinshi ntimuganira iby'umuryango gusa muganira iby'ubuzima busanzwe ibyo umuntu acamo misi yose ingorane agira ibyishimagira arakwigisha uramwigiraho araguhanura araguhumuriza
aragukuza aba araguha urukundo. Ibyo bintu sinshobora kubyibagira, kandi gituma numva ntashobora gukurikiza amarira mu mashusho. Nkuko nabibabwiye, mu mashusho yari bonus Imana yampaye, kuko sinaniteze kugira uravuga ngo mama ni mutasubirizwa, ariko yaretse kunkura mu nda y'umugabo yafata nk'umwana wiwe. Byo ndabishimira Imana. Umwanya yamumpaye imyaka mike, si imyaka myinshi, igiye kuba imyaka 8 twari kumwe. Imyaka yari urukundo gusa. None ndamusabira ku Mana imuhe iruhuko ryiza. Twari twaramusezeranye yuko ari muri retraite yakiriye kuzongera kwigora ngo akore, ko tuzohamubera ko yahatubereye. Ariko Imana yashimye kumuha ishumbusho rikuye, ko yabonye ko twe ntacyo twoshobora. Turabishima kandi tuzobandanya tumusengera. Turazi ko wewe yari inshingano yiwe gusengera abana biwe, gusengera umuryango wiwe n'abazi bose. Turabishimira Imana. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Nongeye no kugushimira uko wambaye hafi mu kurwaza haje. Imana izabiguhe mbere nawe. Murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashimwe hasingizwe Allah subhanahu wa ta'ala. Hashimwe hasingizwe Imana yo yaremye mwene Adamu. Imana ikadukomora kuri Adamu, twese tukaba turabavandimwe. Mubaba bicaye hangaha baba bagishidikanya ko tudakomoka kuri Adamu, na tubabarire ahaguruke yigendere, mbone kubabwira ubutumwa bw'umuryango. Utari mwene Adamu nahaguruke yigendere. Uko mbona abantu bari aha bose bemeye ko ari bene Adamu. Aha rero turi kuri uyu munsi, ntago turi ku munsi w'agahinda, turi ku munsi w'ibyishimo. Abavandimwe twahuriye ahangaha, abavandimwe twahuriye ahangaha, nta wabuze ngo ndabone, ahubwo twese turi mu byishimo. Ibyishimo byuko nyir'umuringa yaje utega akaboko. Ariko noneho burya hari ibintu bibiri bigera kuri mwene Adamu. Iyo bene Adamu bicaye bari kuganira, hakaba amagambo meza yatambutse twahawe n'abarimu. Yari amagambo meza cyane, abanyuze hagati baganira ibintu byiza cyane. N'abageze hano bakahamara iminota mikeya, uri ubutumwa babutanze ushobora gusanga aribo bavuze byinshi. Ariko noneho umwanya mpagaze ahangaha ntegereje ko bantiza y'indanguramajwi, ibintu mukazana wanjye avuze numvishe mu by'ukuri narekera usingira icyo mvuga. Kubera iki? Tugira amahirwe, Imana aho yatuje u Rwanda ni hafi yaho yatuje u Burundi. Ubundi ngo n'urundi rukisi n'u Rwanda. Ururimi yavuze, amagambo meza avuze, nta musemuzi wabayeho. Aho ndashaka kuvuga iki? Kugira ngo umwarimu watwigishije ubundi avuga ati mwene Adamu nashyire mu nyurabwenge ibyo abona iyo umucaho. Muvandimwe hano umaze kuvuga muri njyanama yo mu Ruhango, aravuze ati burya iyo umuntu atanze ibisobanuro birumvikana. Mu nkundire mbabwire ko ni gake umuntu hagara imbere y'abantu ngo narangiza avuga ibinyoma ngo abashe gukomeza guhagarara, yumva nawe uriya mwanya atari uwe. Ndashaka kuvuga iki rero nanone?
ibintu byose byavuzwe kuri Hajati, byavuzwe kuri musaza we Haji Halfani babanaga nk'impanga, byavuzwe kuri Haji Omari, ndumva ngiye nta byinshi nabivugaho. Umuryango umusaza Abibu wabaye muri iki gihugu ari umuryango uhagarara ugashyira amaguru hasi. None umwanya abuzukuru ibintu bavuze nabyo bigaragaza ko Mzee Habibu atagiye, arahari. Abana be ntaho bagiye, barahari. Turi mu minsi mikuru, ntabwo turi mu gahinda. Mvuye kuri ibyo ngibyo, ngewe ijambo ngiye kubabwira riri mu bice bitatu, kandi ndarivuga iminota 5 gusa. 5 nirenga mikoro bayijyane. Igice cya mbere ni ukubashimira. Ni ukubashimira kuba tumvishe inkuru y'incamugongo ya mushiki wacu. Mwarahabaye, twarahabaye, mwarikoreye, nawe mwakoreye. Turabashimiye cyane. Nihagira ikibazo mu buzima busanzwe cyo kwishima, tuzaba duhari kuko tungana gutya. Nitugira n'ibigeragezo nabyo tuzaba duhari. Icya kabiri ndavuga ku bana. Hajati Afsa nkuko byavuzwe, hari amateka, nta mfubyi yasize. Impamvu ntazo yasize murahari. Impamvu ntazo yasize yaritegeranyije, yarateguye. Mwese muzi amateka yabaye mu Rwanda muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Haji Omari yirukanye kugira aho avuka, aciye mu nzira zose arahagera. Yahise agira igitekerezo cyo gushyiraho imfubyi. Nkuko byavuzwe, icyo kigo Hajati Mama Shushu niwe wariraga izo mfubyi. Zarakuze, barakora mu bigo byinshi ahangaha muri Kigali mu Rwanda, n'abagabo barabyaye nabo barahangaha. Ni ukuvuga ngo nawe abasize ntacyo bazaba, nawe yabaye hafi y'imfubyi, nta kibazo. Ni wa munsi mukuru turimo. Vuga amateka gatoya ya Afsa. Ni mushiki wanjye nkurikira. Ku cyumweru yarampamagaye, arambwira ngo aranshaka. Icyo cyumweru nicyo yitabyeho Imana. Ndamubwira ngendaza kuboneka nyuma saa 11. Nanjye nagiriwe amahirwe mba mu nzego z'ibanze, twari dufite inama. Saa 12 ndangije ndirukanka ngiye kumureba, sanga yanteguriye, turicara turarya, turanezerwa. Hari n'umuvandimwe twari turi kumwe, niba hari nahaguruke. Umenya yagiye. Twagiye aratwakira, ameze nk'uko mundeba, ameze nk'uko namwe mbareba. Nta ndwara arwaye, nta kintu kigaragara ko hari ikibazo afite. Nyuma y'igihe gitoya nko mu masaha 4 n'igice, ndamusezera ngo ndatashye. Aramperekeza ngiza ku modoka. Nari ndi kumwe n'umuhungu, cyo modoka ngiye ndigendera. Nta cyarwaye, nta kigaragara ko ari umurwayi, nditahira. Bigeze saa 8 z'ijoro, umwana mbere se wabo arantelefone, arambye ngo Mama Shushu byarangiye, ngo ariko twanze kubyemera, ngo ahubwo we tugira i Kanombe aba ari wowe bitubwira. Nanjye umwana yanteye kutabyemera kuko nigiye twari turi kumwe, ngiye yasezeye. Ndabyuka ngi Kanombe, ndagenda nkuraho agashuka, sanga nibyo. Abantu bose ndabatelefone nibyo ko nta muganga yari yamaze kubyemeza. Dutangiriye imiteguro, ariko mu by'ukuri atari inyigisho abashehe batubwiye yuko umuntu wakoze neza biragora ko yango byemera. Ngewe yaranganirije, bisa nkaho yantumye kubavandimwe ari bo mwebwe bene Adamu navuze. Ufashe umuntu muri ahangaha ku myaka yafite, agasura inyuma imyaka 20 yatambutse, urugendo wo kuva ku mwaka wa mbere kugira imyaka 20, uri abari wewe, abari we, kuko yasubiye mu mateka ye yumva nyine byamubayeho nibyo bimugize uri uyu munsi.
ni nka bya bindi ushobora kureba ifoto yanjye ntaragira imvi nkavuga ngo uyu niba mutavini imwe ni mubyara wawe cyangwa ni wowe, bivuga ngo ubuzima bw'umuntu aba ari wowe. Nanjye mfashe ibyo twaganiriye yabantumyeho, iyo mbyegeranyije numvaga yarasezeraga ariko ambwira ngo nzabibwire bene Adamu mwebwe, ntabwo ari bene Habibu mu kaziga gatoya. Nagize amahirwe ni bene Adamu bakoraniye, bene Habibu ndaza kubavuga. Icyo yabantumyeho kinakomeye cyane nuko ari we wese, uwo ari we wese niyitegure. Ntabwo hagenda urwaye, ntihagenda ukuze, ntihagenda umwana, hagenda uw'igihe cye cyageze. Uko twicaye ahangaha hariho wumva ko akomeye, nyamara ejo bashobora kuduhamagara. Uyu uhagaze imbere yanyu hari igihe baza kubahamagara ngo wa undi watubwiraga, nyine yababwiraga, ariko igihe cyageze. Ubutumwa rero yampaye bunakomeye nuko ugenda atayimenya, ahubwo wasize asubira muri ayo mateka akavuga ati buriya n'ubutumwa yampaga yarabumpaye. Mfite n'ibindi yambwiye, kuko ibyo yambwiye bimwe muri byo yajyaga ambwira ati twumvikane, hariho bagiye, hari impamvu twe twasigaye baragiye, kandi igihe bari bahari hari icyo bari batumariye, natwe tugira akamaro basigaye. Yarafite inshingano z'uko abagiye yasigara mu mwanya wabo, hanyuma yagenda aho agereje abasigaye bakabikora. Twe turaha natwe tuzakomerezeho ibyo atarangije, kandi birahari nkuko barimo bakomeje kutwigisha, birahari ko natwe igihe cyacu kirahari cyo kuzagenda. Reka nibyire bene Habibu. Rimwe na rimwe ni kakaziga gato ngiye kubwira, ariko ndabivuga ntababwira ku ruhande namwe mu byumve. Kera twari tuzi ko muzehe Habibu nagenda ngo tuzapfa tugashira, aragenda ubuzima burakomeza. Ariko nyuma habo witwa Nzamwita Omar, afite imyaka 14 kugeza kuri 16. Muzehe yafashe imodoka ebyiri, imwe arayigumana, indi muzehe yari yarigize nk'umwami kandi yari we. Aramuhamagara ngo ino hanusha akiriye imodoka, ujye umenya banyoko. Yikoreye umutwaro afite imyaka 16, yarinze agenda wikoreye. Si uwo kwa Habibu yikoreye uwabemera bose, si uwabemera amaso yikoreye uw'Abanyarwanda. Twese turahangaha, si uw'Abanyarwanda gusa yikoreye umutwaro wa bene Adamu bose. Ngiye mu mahanga havuka ko ndi mu na Omar, baramfungurira nk'igendera. Aha mu Rwanda ho ni passport ndayifite, uri mu na Omar itambukira. Agiye turavuga ngo tubaye imfubyi, ntabwo twabaye ezo, twaravuze ngo baracyahari. Ejo bundi Arfana agiye tutikara tubayeho. Hari indi miryango igi bivuga ku ruhande, reka da ntacyo twabaye. Afisa aragiye, turacyariho. Niyo hasigara umwe muri kakaziga, mwebwe bene Adamu muzamuhari, ariko mwaritse ngasoza. Uko ibyo barimo batubwiye, ngiye ibyo mvuze ni bikeya cyane. Hanyuma reka nsozereze ku cyo umukazana yavuze. Umukazana ibyo yavuze, iriya girl Fuad yavuze yarayikanze, ntayabaye. Ibyo yavuze ni ukuri kuri Afisa. Reka ndekeraho ngo ububyira umva ntavunika. Reka mpe ushinzwe porogaramu no guhuza ibiganiro ahangaha akomerezeho. Ndabashimiye kandi cyane bavandimwe banjye bene Adamu, dukomerezaho. Mu byiza turahari, mu bigeragezo turahari, twese kandi ko turaha. Ntabwo ari bandi bari muri kakaziga, bariho bakomeye kandi bazahora bakomeye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uyu nguyu ibyamgiye yanyongorera ngiye kubivuga. Arambwiye nguko Abisilamu dutangira icyicaro no kwiragiza Imana, ngo kandi iyo tugisoza naho turayishimira. Umunyarwanda ati ihwaho ryinjire niho risohokera. Wadutangira ikiganiro arigize, nugiye kudusorezereza so wundi. Sheikh tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nkuko muvandimwe avuze ko ari ugusoza tweragiza Imana n'ubusabe ni dua kandi ubusabe ni isengesho rikomeye. Ibiranga abagaragu b'Imana mu bihe byiza n'ibihe bikomeye, bihe by'amage no kugaruka kwa Nyagasani tukamutakambira tukamusaba. Nyagasani yateguye kwakira ubusabe bw'abagaragu be. Aravuga muri Qur'an ati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Abagaragu banjye nibakubaza aho mperereye jya ubabwira ko ndi bugufi kandi nsubiza ubusabe ibyo umugaragu wanjye ashaka, ibyo abagaragu banjye bashaka, iyo babisabye ndabibaha. Uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala. No mu yindi aya iri muri Qur'an amagambo ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala ari mu rurimi rw'Icyarabu, ko Nyagasani yavuze mu rurimi rw'Icyarabu natwe twagiriye ubuntu bwo kwiga urwo rurimi, ndetse Imana yararworohereje kuko Imana ivuga ngo walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Iyi Qur'an ni amagambo y'Icyarabu ariko Imana yarayorohereje ku buryo buri wese ashobora kuyifata mu mutwe. Ubu mayisamo mu Rwanda hari abana b'Abanyarwanda bamaze gufata Qur'an mu mutwe, n'abandi yewe n'abasaza. Hari n'umuyobozi hano yabivuze, Haji Harufani yasabaga mu Cyarabu, mu mashusho agasaba mu Cyarabu. Hada min fadlillahi alayna. Nizi ni ingabire z'Imana zikomeye abantu tugomba gushimira Imana. Imana yari iravuga iti wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nyagasani wanyu yaravuze ati mujye munsaba mbahe. Natwe rero igihe cyari cyo cyose amiringiro yacu ni Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyifuzo byacu nta wundi twabitura uretse we Allah subhanahu wa ta'ala. Gutakamba kwacu nta wundi twagutura uretse we wenyine Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo twishimye dushaka kumugaragariza ibyishimo nta wundi tubitura, nta nundi dusaba kutwongera uretse we. Niyo dufite akababaro nk'aka ngaka ko kubura abacu nta wundi dusaba kugira ngo yakira abo bacu n'abandi uretse we Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo ni umwihariko ukomeye uw'isamu uhagazeho, kuko nta wundi ugomba gusenga uretse we Nyagasani subhanahu wa ta'ala, nta nundi ugomba gusabwa uretse we Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rero n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadutegetse kujya dusabira abacu cyane cyane abitabye Imana. Ni nayo mpamvu mu migenzo ikorerwa umuntu witabye Imana harimo kumusabira nyuma yo kumwuhagira no kumwambika neza no kumusiga amavuta ahumura. Tumujyana ku musigiti ahakorerwa isengesho ry'imbaga agasabirwa n'Abayisilamu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri akajya gushyingurwa. Yamaze gushyingurwa intumwa y'Imana mu mugenzo wayo yaravugaga iti isalu li akhikum fa innahu al'ana yusal. Musabire umuvandimwe wanyu kubera ko ahangaha hagiye kubazwa. Mu musabire Nyagasani amukomeze. Nanone mu nyigisho dukesha intumwa yacu nuko iyo tugiye gusura marimbi nta kindi tubanza mu kwinjira mu marimbi uretse gusabira abatubanjirije bakitaba Imana. Nukuvuga ngo niba hari abantu basabirwa cyane nabo baradutanze gupfa gusubira kwa Nyagasani wacu subhanahu wa ta'ala. Abarazirikanwa cyane bagasabirwa, ari nayo mpamvu nabo basigaye mu byo basabwa bagomba gukoranya kwigendera no kumushyira mu busabe. Kuko niyo watanga isadaka ntabwo wabona isadaka ya buri munsi. Niyo wakora hija ni rimwe mu buzima kandi we yaranayikoze. Ayo n'amasengesho abanyakwigendera bamukorera yatakiriho, ariko irikomeye mpamagara n'umuryango n'inshuti kujya gukorera hajati yatakiriho n'abandi mu bacu n'abavandimwe bacu n'inshuti zacu no kubasabira. Icyo ni Imana yavuze, icyo ni kintu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze.
ubwo rero natwe muri uyu mwanya twerekeze imitima yacu kwa Nyagasani wacu w'ikirenga, aho turahangaha tumusabe kugira ngo mu by'ukuri yakire ubusabe bwacu byihariye ku muvandimwe wacu, mushiki wacu Asa, hanyuma n'abandi muri rusange, bityo niba hari izindi gahunda nazo zikomeze. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، وابدلها اللهم دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وافسح لها في قبرها ونور لها فيها. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا مسلمين، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Arakoze cyane she. Nkuko rero twari twababwiye tuganishe ku musozo ikicaro cyacu twari dutsanije ahangaha, ariko turasoza no kubakira tugasangira nk'umuryango nkuko byari byateguwe. Turagira ngo rero tuze gukurikiza aho protocol iza kutwereka, tuze gusaba abagabo duhereye ku izi ntebe z'imbere kugera hirya hariya. Turanyura ahangaha iburyo bwanjye hari umusore ubereka inzira, hanyuma ameza twakiraho nengiyi. Uyu murongo nurangiza harakurikiraho ukurikiyeho, ariko hagati aho ngaho na bashiki bacu bamama bacu muranyura ahangaha imbere yanjye ibumoso bwanjye. Ameza mwakiraho na yangaya duhereye ku ntebe z'imbere, intebe y'imbere murongo w'imbere, hanyuma ukurikiyeho gutyo gutyo, kandi turaza kubikora mu ituze ku buryo tuza gusoza twese tubashe kwiyakira kandi mu gihe gitoya. Ndagira ngo rero uyu murongo w'imbere naho bashehe bicaye na perezida njyanama mwakurikira Haji Birinda, hanyuma abahaji ati namwe mwadufasha mugahagurutsa abashyitsi mukaza kunyura mwahangaha namwe. Turabikora mu bwitonzi kandi turagereza kwihuta, tureza ko biza kugenda neza. Murakoze.